nabivugaho ndavuga ngo umuntu witwa Pastor Mutesi uramuzi uzi ukuntu yagiye ahura n'imiraba myinshi y'abantu bamutereta bagenda bamubeshya bamuryarya ukasanga ari Mutesi nawe ni umupastor ni umukozi w'Imana ni umuntu w'Imana mu bukwe bwa Mutesi uri kubyumva hanyuma mbese abantu ahantu bagiye kuba ikirori cya Mutesi kizabera ibintu bizaba bisobanutse kandi inuma z'umwuka wera nongere mbihanure zizaba zigose ubukwe bwa Ferdinand na Pastor mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bw'umwuka inuma z'umwuka wera bisobanura ngo biziza Mutesi n'aba bajera arajya kubaha amashokora hanyuma agaha Gerard na yankoni yo kubaha yuko ari umutambyi Gerard aje kumusaba imbabazi y'ibintu bari baramukoze byose ahubwo abantu bagiye kuzasaba Mutesi imbabazi bagiye kuba benshi cyane nk'abandi nibishaka azamusaba imbabazi nibishaka azasaba imbabazi z'iki azasaba imbabazi z'uko yaramuhanuriye birasohora yagiye amuhanurira begenda nibishaka ntabwo ari umuhanuzi ibintu byiwe byose anahanura ngewe nabonye bitajya bisohora byabonye kuba uyu munsi hari umuntu wahanura ibintu bitandukanye n'ibyo wahanura ibya mbere barabibonye kuko abantu nahanuriye hano kuri social media bose bagiye babibona Jacques yarabatijwe kandi wari wabivuze kandi nari nabivuze ati Jacques ugiye gukizwa byanze bikunze Jacques ubu ngubu yarabatijwe mu mazi menshi kugera ikirenge mu cya Yesu rero iyo bakubatije ubupfuye ku byaha ukazukana na Kristo wuburutse mu mazi gupfupfanye na Kristo ukazukana na Kristo gushyigikira tukanezerwa tukishima rero ngewe ndacyaha umuhanuzi wese ushobora kuza akavuga ngo ibi bya Mutesi ngo n'ubutwiko ngo ntibizemera kandi yamaze gusesi yarakomeye arihangana ahura n'imijugujugu ahura n'intambara nyinshi ariko uyu munsi agiye gozwa amarira haleluya haya kotalaba ya shando ya sika ya sobrere yarihanganye hari abantu benshi bahura n'intambara n'ibibazo bakaba basazi bakiruka bakabajyana za Karayesi ariko Mutesi ntawamujyanye Karayesi Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare yego reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro umugisha Imana itanga ubane namwe kandi ubane namwe mwese ibihe byose uyu munsi twongeye kubana na Reverend mbere yo kugira ngo avuge cyangwa se nawe wibaze ngo ko ataraherutse ariko uyu munsi tukaba twamushakishe mpaka tumubonye impamvu ni iyihe impamvu ni uko duherukana arimo arahanura ubukwe bwa Pastor Mutesi uko mubibona ni Reverend wabivuze hano kuri Imana Irahari TV kandi turagerageza noneho link tuyishyire hafi tujya tuzana abahanuzi tukavuga ngo tumaze kubona ko ibyo bahanuye byasohoye twongeye kubahamagara mukavuga ngo nimuzana amarinki ndagira nkubwire ko noneho uyu munsi nurebaho umunsi y'ikiganiro linki urayibona kandi urabona nyine neza kariwe wabivuze reka tumusuhuze Reverend uraho neza nahageze hano rwose ku Imana Irahari TV ni Prophet Frere cyangwa se Reverend Pastor yego naje rero ku bakunzi tutari duherukanye ni karibu rwose kwa hano mu gihugu cyacu no ku bihugu by'amahanga ndumva uyu mwaka aho utangiye ndi mu mavuta akomeye cyane mu mbaraga zikomeye 2025 rwose ndumva ndimo neza mu izina rya Yesu amen amen mbere yuko tugira byinshi tuvuga reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana witwa Imana nziza witwa Imana y'ubutware mu izina rya Yesu iki kiganiro ndakikweretse iki kiganiro ku bantu bagiye kucyumva abari muri iki gihugu abari mu bihugu by'amahanga abadiaspora bose bari butwumve mu izina rya Yesu ntabari ahubwo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru ndagushimye Imana kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu amen urakoze cyane ngo ukundire uko dukorana ikiganiro ufite morale cyane ibintu byo gukambya impanga biba bihari uba wifite morale nyuma yuko uhanuye ubu buhanuzi uvuga ko Pastor Mutesi agiye gukora ubukwe umunyuma ukabona ko ubukwe bwatangiye guhumura cyangwa se hatangiye kuboneka ibimenyetso by'uko Mutesi agiye gukora ubukwe wiyumvise ute ubundi Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose umuhanuzi ahanura ngo bwemerwa ari uko bwasohoye yes rero jewe uburyo mbyumva
numva icyubahiro cy'Uwiteka gishyizwe hejuru. Ikindi cya kabiri, Imana ibihaye agaciro umuhanuzi wayo. Yego. Kuko narabihanuye koko, kandi nta mezi menshi ashize mpanuye ubu buhanuzi bw'ubukwe bwa Pasiteri Mutesi, mvuga ko agiye kuzakora ubukwe bw'igitangaza ndetse agahozwa amarira bikamenyekana ku mugaragaro. Icyo gihe rero narabivuze cyane bihagije. Rero Imana ibishyigikiye amavuta y'umuhanuzi wayo kugira ngo abantu babone ko ibyo narahanuye icyo gihe byari biriho. Kuko icyo gihe nabihanuye ndumva Mutesi ataramenyana n'uyu muntu bari bateretanye cyangwa se bagiye kubana, bari bataramenyana icyo gihe cyangwa se batarabonana. Rero ibi ngibi byaje nyuma y'ubuhanuzi, kuko n'ubundi nari nk'iyibiganiro y'icyo kiganiro nari narakoze irahari. Yego. Yes. Irahari, abakunzi bacu baraza kukireba, turaza kukibereka, baze kuza kukibona. Hanyuma kandi hahise haboneka abantu navuga ngo bagambiriye kwica ubukwe. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nta butaha butagezwe intorezo. Sinzi niba ariko bavuga. Nta butaha butageze intorezo. Ese uyu munsi kuba harahise haguruka abahanuzi benshi, hagahaguruka abagore bavuga bati uwo nguwo ntimuzabana, yari uwacu, abandi bati nawe araje apfe, urabyumva ute? Nimba warabikurikiye. Bavuga bati uriya Fredina umugabo wa Mutesi n'ubundi ngo ntabwo byashoboka ko babana, ngo cyangwa se wenda n'uwo mugabo ngo ashobora gupfa, Fredina agapfa nk'uko bariya n'ubundi uriya bari barabanye na Mutesi nawe yatashye. Ubwo nibyo baba bari gushaka kuvuga abo bahanuzi. Yego. Njyewe icyo navuga nk'umuntu wahanuye ubukwe n'uburyo ishusho yabwo nari narayibonye mbere, ubundi hari ikintu kimwe ntari naravuze kwa buriya bukwe nshaka kuvuga gishya kuri ubu bukwe bwa Mutesi. Ubundi Imana yari yarambwiye ngo uzakivuge none ubukwe neza ibimenyetso byabonetse, n'umusaba yabonetse, n'umukwa yabonetse, mbese mu rukiko ibimenyetso bihari, none uzahita ukivuga. Icyo gihe ikintu ntari navuze kimwe gusa, ni inyoni y'inuma y'umwuka wera nari nabonye ijya kuri Mutesi. Iyo nyoni y'inuma y'umwuka wera mbona zimanutse ari inyoni ebyiri zijya ku ntugu ebyiri za Mutesi. Bishaka kuvuga ngo inyoni ebyiri z'inuma z'umwuka wera ku ntugu ebyiri za Mutesi ni umwuka wera. Ubundi inuma isobanura umwuka wera. Bishaka kuvuga ngo ubukwe bwa Mutesi burimo umwuka wera. Umwuka wera rero ahantu hari haba hari uburinzi bukomeye. Nibutse abantu yuko Imana itajya ibana n'abanyamashyari. Abo bantu bose b'abahanuzi wumva batewe n'umwuka wo kuvuga ngo buriya bukwe ntabwo buzasohora, ngo ntabwo Mutesi azabana na Fredina, abo ni abanyamashyari. Ndagira ngo mbivuge ko ari abanyamashyari bafitiye ishyari Mutesi. Hanyuma wenda mu rundi ruhande Fredina ashobora kuba yarigeze kugira inshuti kera, ariko niba yaranazigize ntawe utajya ugira inshuti, ariko umuntu akagira igihe agahitamo. Niba yarihisemo Mutesi, nibareke Mutesi ahozwa amarira, ikindi Fredina nawe yibane n'umugore we Mutesi. Pasiteri Mutesi. Ubwo no kuvuga ngo utagiriwe umugisha wo kujya mu rukiko ngo asezerane na Fredina, cyangwa se bakora ubukwe tubimenye, ubwo yarihombeye mu gihe cye kera. Yego. Ariko uyu munsi wa none uri kwibere ni Mutesi. Nibareke Mutesi ahozwa amarira kuko Imana arabivuze kuva mbere. Bareke Mutesi ahozwa amarira, Mutesi yishime, Mutesi anezerwe, Mutesi arya imineke myiza, Mutesi ajya amagi atetse, Mutesi arya imireti, Mutesi arya ibishyimbo, arya inyama nk'uko nabihanuye kera. Muri video ya mbere barabibona mvuga ko ubukwe bwa Mutesi buzaba burimo ibyo kurya byinshi. Ndetse nageze nubwo mpanura ndavuga ngo n'indyo z'abanyamahanga zizaba ziri mu bukwe bwa Mutesi. Yego. Bico gihe narabivuze. Rero iki n'igihe cyo kugira ngo Mutesi anywe inshyushyu, anywe n'ikivuguto, byose bimugereho mu izina rya Yesu. Agubwe neza, ateteshwe, yitwe sheri, yitwe shushu squiti hane. Bitewe n'iki? Ni Imana igiye kumuhoza amarira mu izina rya Yesu. Amen. Rero sinitaye ku bahanuzi bafite ubwoba
cyangwa se bamaze kumanjirwa isoni zabishe kubera ko bari kuvuga bati ibyo twe twarahanuye by'iterabwoba tuvuga tuti Mutesi buri ibye byarashize ntabwo azabona umugabo ntabwo azabona urugo ubwo babonye ibyabo bidasohoye. Erega abantu benshi bagiye bahanura ibintu hano kuri social media ariko ugasanga ntibyigeze bisohora ndetse bimwe na bimwe bakanabivuga kuri Pasteur Mutesi ariko babimuvugaho bikarangira babona Imana irenze igatabara Mutesi. Rero bishaka kuvuga ngo burya Imana ikunda kwita ku mavuta y'umushumba wayo iba yarimitse. Burya kwitwa pasteur nta muntu ushobora kuryama ngo abyuke yabaye pasteur. Kuba pasteur bifite ahantu bica. No kuvuga ngo abantu barakwemera ukimikwa kumugaragara abantu bakabibona. Icya kabiri hanyuma n'ijuru riba ryarabyemeye. Ijuru rero ryakwangaje ntabwo umuntu w'umuvuga butumwa yakugirisha ari ngwaze ngo avuge ngo we pasteur ngo ibyawe ngo ndibyakemera. Ubu se umuvuga butumwa ubundi reka nkubwire igi ntirihanura inyoni. Igi ntirihanura inyoni, igi ntirihanura umushwe. Ntibyashoboka kuko igi n'igi umushwe n'umushwe. Niyo mpamvu rero buriya umuntu niba ari umuvuga butumwa agatangira akidadaza kuri pasteur, akidadaza kuri revera pastor, akidadaza kuri bishop ati rwose wowe isoni zigiye kugukora. Ubwo sinabwo ibyo bijya bibaho. Iryo ni ishyari, aba ari umwuka w'ishyari. Rero abahanuzi nk'abo b'abana bajya babaho. Abahanuzi b'abana babaho, hakabaho n'abahanuzi babamenya. Rero abahanuzi babamenya bahanura ibintu kandi bigasohora, ariko abahanuzi b'abana keshi burya n'igihe haba harimo n'umwuka w'ishyari. Rero ndahugura njyewe ndatesha nkanahugura nka revera pastor, ndatesha nkanahugura abahanuzi b'abana nkajya mbahugura mu izina rya Yesu. Amen. Ni nk'abande ubona ko mu by'ukuri bari kwigira abahanuzi kandi bakira abana batarageza igihe cyo kuba babamenya. Njyewe hano kuri social media urumva buriya Elisa yanyuze ahantu abana b'abahanuzi 50 bari kumubwira ati wa munyaruharawe babwira Elisa ati ngo no munyaruhara. Noneho Elisa arangije ngo Elisa bavuma mu izina ry'Uwiteka. Bari abahanuzi bariwe n'idubu Elisa bavumye bazize ikibazo kimwe cyo kubahuka amavuta, cyo kubahuka bamenya. Buriya Elisa tumwita bamenya. Bishaka kuvuga ngo bamenya rero nta hangaro. Bamenya abafite amavuta yo ku rwego rwo hejuru. Rero bishaka kuvuga ngo navuga ngo ubundi mu bintu Imana irambiwe mu buzima. Imana irambiwe ubutwiko bw'ibintu bitajya bisohora, ugasanga abahanuzi bahanuye ibintu kuri social media bikaba ubutwiko. Njyewe ibyo nahanuye birahagaragaye, birabonetse. Ubukwe bwa Mutesi buratashye, bugiye gutaha neza, hanyuma ibintu bigende neza. Abafite amashyari rero nibitonde kuko Imana itabana n'abanyamashyari. Burya Gahini Imana yamuhoye ishyari rye. Ariko abantu benshi bashoka batajya babimenya. Abantu ntabwo bajya babimenya. Burya Imana yafashe umuntu witwa Kahini imuhindura igicamuke, imugira inzererezi. Iramubwira ati uyu munsi ubaye igicamuke, ubaye inzererezi kubera ishyari ryawe. Mwuka w'ishyari burya utuma Imana ikugira inzererezi ikakugira igicamuke. Rero abo bahanuzi bafite amashyari bitonda, Imana itabagira ibicamuke ikabagira inzererezi, ikabagira nka Gahini. Kuko Imana yatanze itegeko iravuga ngo uzica Gahini wese azabihorerwa 7. Ngo Gahini nabanze ahure n'umubabaro ku isi, amenye kuvusha amaraso atariho urubanza icyo ari cyo, abisobanukirwe. Imana iravuga ngo ugiye kuba igicamu cy'ubinzerereza ariko ntawe uzakwica. Tuzabanza isi gukubite ikuzunguze igukoze hirya. Hari abantu bagiye guhanwa ibihano byinshi bazira Mutesi. Abantu bitonde kuko Mutesi agiye gozwa amarira ye. Mutesi agiye gozwa amarira ye mu bari n'abategarugori b'igihugu cy'u Rwanda. Isi yose igiye kubibona. Ahubwo abantu nibitegura inkwano, bitegure amafaranga, bashyigikire Mutesi. Ubukwe bwa Mutesi buzabukomeye cyane, n'abanyamakuru benshi bazabutaha, n'abazungu bazabuza mu bukwe bwe. Noneho twizere ko n'igihe cya mariage azabishyira ahagaragara, atazongera kubihisha, kuko urabona umurenge yarawuhishe anawujyana kure y'umujyi wa Kigali. Twizere ko noneho ubu ngubu atazabihisha. Kuba wenda umurenge wenda niba yarakoreye ubukwe ahantu mu murenge wenda utari muri Kigali, ibyo rero bisobanuye ko yabihishe. Ibyo byabaye ku mugaragaro, ntabwo yabihishe.
birazwi twese turabizi abantu bose babimenye n'impamvu turi kubivugaho gutya nuko natwe twabimenye rero ntabwo yabihishe ahubwo abo nabari gushaka gufabrika inkuru kugira ngo bashake gufifiringanya icyo bita urukundo Mutesi akunzwe na Ferdinand kandi Ferdinand burya akunze Mutesi cyane biranagaragara yanabishizemo neza ariko se koko nkawe nyine uvuga ati mvugana n'Imana iyo witegereje ubona ko ari we Imana yamugeneye noneho oya niwe yamugeneye kuko urumva nimba benshi bari kuvuga bati ntibikibaye biramera nk'ibya kera wowe uyu munsi ukaba uri kuvuga ati nibyo nahanuye kandi bavuga bati n'ubutwikose oya baravuga ati nibyo ariko yenda bishobora kudakomera Imana yamaze kubikomeza kimara kujya mu rukiko buriya kira kintu kiba ari ikintu gikomeye buriya kujya mu rukiko executive w'umurenge akabasezeranya buriya bari ikintu gikomeye ubundi ubukwe bwa mbere buhera hariya mu rukiko rw'umurenge buriya yo mwagiye mu rukiko rw'umurenge n'umukobwa n'umusore ubwabo iyo bamaze kujya mu rukiko rw'umurenge burya abakobwa bose baba bashize ivuga n'abasore baba bashize ivuga no kuvuga ngo rero ahubwo ndongera ngewe mvuge ngo abantu bose bagiye banyura imbere ya Mutesi bavuga ngo bari kumutereta by'ubutwiko bose ubu baramwaraguritse baramwaraguritse kubera yuko Ferdinand ahise abarya inomero erega Mutesi yari kizungereza naranabivuze we ntabwo ubureba amaso meza ya Mutesi ntabwo ubureba ukuntu Mutesi afite nyashi Mutesi ntabwo ubureba ukuntu buriya Ferdinand ntabwo muzi Mutesi ntabwo ubureba nyashi yiwe ntabwo namubona uzajye witegereza Mutesi buriya afite nyashi ni hano hasi akoze neza afite amaso meza ameze nk'inyana yo mu ruhongore no kuvuga ngo buriya Ferdinand uri kubyumva ahisemo neza ariko buriya reka nkubwize none se Imana Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu aruhabwa n'ababyeyi ariko hari n'uburanga Imana ukawuhabwa n'Imana Imana ijya gutanga umugore mwiza irebera ku isura irebera ku mutima irebera ku gakiza irebera ku ki Mutesi byose arabyujuje byose yujuje kuba ari mwiza afite uburanga ni umugore w'umutima Bibiliya yemera mu migani ni ukuvuga ngo ririya jambo Salomo yahanuye ngo umugore mwiza ni umugore w'umutima Mutesi burya ni umugore w'umutima ahubwo Mutesi nuko yaragiye yihurira n'ibintu by'ibizazane bigenda bimurwanya nyine mu rushako rwiwe ariko uyu munsi wa none ndifuza neza yuko rwose noneho mu zabukuru ha Mutesi buriya arahabonye Ferdinand bazagumane babana karamata rwose Mutesi azasaza ari mu murage w'abantu b'Imana neza none ubu bagiye kuba bakora umurimo bifatika ariko ndongera kubwira abahanuzi b'abanyamashyari b'abanyamashyari nk'abantu urugero nshobora gutanga nk'urugero nk'umuntu witwa Nibishaka hari ibintu yigeze kuvuga akajya afuhira Gerard cya gihe ngo Mutesi yihereye Gerard za shokora urabizi ko byashyushye icyo gihe biba birebire ubwo Nibishaka bagiye aho ngaho akajya asakuza cyane kuri za kamera hano kuri social media avuga ati rwose atubwiza izo shokora uziciye icy'ubusa ati ntabwo ari njye we wakagombye kuba uzihaye urabizi ko icyo gihe agashya karashyushye ibintu biba birebire none hari ibiganiro nakomeje kugenda mbona ku masocial media biri kugenda binasohoka n'umunini Nibishaka arashaka kuvuga ngo burabukwe ntibuzakomera kubera iki umuhanuzi nkuriye ashobora guhanurira pasiteri ko ubukwe bwe butazasohora kandi kugira ubukwe cyangwa se kubaka urugo kwa pasiteri ari iby'igiciro hagati aho ni Imana ibiri kuvuga ni ishyari ni iki kiba cyabiteye bene aba bahanuzi batewe na dayimoni nahanuye yaturutse kuzimu yitwa dayimoni mudindiza na dayimoni bwenge bw'isi abo bana b'abahanuzi babatewe nabo badayimoni baturutse kuzimu uyu dayimoni mudindiza no mudayimoni urimo ishyari no kuvuga ngo uwo muhanuzi nk'uwo ubuvuze ibyo byose abafuye yatewe abahubwo abakeneye impuguro ntiyakagumye no kubahuka amavuta rega buriya pasiteri Mutesi titire yiwe ya pasiteri yonyine ntabwo ari ngombwa ngo umuhanuzi nkuriya Nibishaka mutinyuka namwubahuke hariya ni n'amakosa ariko Nibishaka avuga ko yajyagayo bagasangira ibyo kurya kamuhanurira ibintu byinshi byasohoye ari nayo mpamvu dushobora kwemera ubuhanuzi ari guhanura ko bishobora n'ubundi nabyo gusohora kuko urumva bwa mbere ibyagiye amuhanurira byagiye bisohora uyu munsi no harahanura yaravuze ati ubukwe ntabwo ubwo rero Nibishaka no muhanuzi w'ibiryo
ubwo yaba ari umuhanuzi w'ibiryo rero no kuvuga ngo ishyari afite n'iry'ibiryo Mutesi yajyagamo kuko Mutesi agira umutima mwiza wo kwakira abashyitsi kuva na kera hose. Mutesi n'aba bajerari ajya kubaha amashokora hanyuma agaha Gerard na ya nkoni yo kubaha yuko ari umutambyi Gerard aje kumusaba imbabazi y'ibintu bari baramukoze byose. Ahubwo abantu bagiye kuzasaba Mutesi imbabazi bagiye kuba benshi cyane nk'abandi. Nibishaka azamusaba imbabazi. Nibishaka azasaba imbabazi z'iki? Azasaba imbabazi z'uko yaramuhanuriye birasohora. Yagiye amuhanurira begenda. Nibishaka ntabwo ari umuhanuzi ibintu byiwe byose anahanura. Ngewe nabonye bitajya bisohora. Yahanuye ko inkambi zizaboneka ajya bugugu. Reka ntazo. Oya. Icyo cyo ntabwo wakinteramo. Dore turi hano. Ngenda kwereka ibimenyetso byinshi. Nanjye nakwereka ibimenyetso by'uko ari umuhanuzi. Okay sawa. Yahanuye inkambi za Nyabugogo yuko hazaba inkambi. Nta nkambi zabonetse. N'abadukurikiye babyumve. Banza usobanukirwe. Nibishaka bihanuye. Nibishaka yaravuze ngo. Uri kubyumva? Nyabugogo izamera nk'inkambi. Ntabwo yigeze avuga ngo izaba. Yego. Urumva izamera nk'inkambi abantu batega bataha. Batega bataha nyine. None mu bihe byashize ntabwo byabaye Nyabugogo imodoka zikabura. Kugeza ubwo bakuye abantu Nyabugogo bakajya gutegera abajya mu majyepfo n'iburengerazuba. Ikintu yibeshyemo ni ijambo inkambi. Uburyo inkambi ubundi inkambi zagize amateka mabatari meza. Ntabwo yavuze ko ariko bizaba. Ntabwo yakifuza ko Nyabugogo iba nk'inkambi kubera ko ijambo inkambi ni ikindi kintu. Rero no nta byabaye nta nkambi nabonye. Yavuze ko abantu bagiye gusubira mu reba hano munsi ya Dove. Hasengwa amazanga angana iki yari yubatse mu manegeka abantu benshi bagasubira mu cyaro. None ubundi ko hari inkuru nyinshi ubundi reka twigire kuri Mutesi ubwe. Oya reka dusoza ko ngako. Yaravuze ngo izi nsengero na amazu y'amabandi. Zino nsengero kandi nyinshi zigiye kuvaho. Ntabwo zavuyeho insengero. Urabyemera ko ari we wabihanuye? Yavuze ko umuriro wa Pentecote ugiye kurangira. Hanyuma ntiwarangiye se uracyabaho? None se ubundi afite agahinda k'iki niba Mutesi ahojejwe amarira akaba yiboneye iby'Imana ubwo yamubwiye. Ngewe nta nubwo ndanabibona. Niba yihorejwe amarira akaba yiboneye umugabo. Ndemera ko twahuye nge nawe. Ubundi nibishaka Theogene yari kuzarongora Mutesi ntibyari no gushoboka kubera yuko urumva bamaranye. Ntabwo amushaka kuko ni Mutesi. Bamaranye n'igihe arya kuri ibyo biryo bya nabimutegurira ariko ye kumugirira ishyari niba yiboneye umugabo natuze. Kuba nawe warabihanuye bikaba byasohoye. Ntabwo dukwiye kubigira ko nawe uri marayika. Ubu hari ibintu byinshi wahanuye bitari byasohora tugitegereje. Byose ariko ibya mbere barabibonye. Kuba uyu munsi hari umuntu wahanura ibintu bitandukanye n'ibyo wahanuye. Ibya mbere barabibonye. Kuko abantu nahanuriye hano kuri social media bose bagiye babibona. Jacques yarabatijwe. Kandi wari wabivuze kandi nari nabivuze ati Jacques ugiye gukizwa byanze bikunze. Jacques ubu ngubu yarabatijwe mu mazi menshi kugera ikirenge mu cya Yesu. Rero iyo bakubatije ubupfuye ku byaha ukazukana na Kristo wuburutse mu mazi. Upfupfanye na Kristo ukazukana na Kristo. Ubwo rero Jacques ibyo namuhanuye byarasohoye. Nahanuriye Kayusi yirirwa yambaye imyambaro nk'iy'abagore. Yambaye amahereni, yambaye ibiki. Uyu munsi ari gukorana indirimbo niyo Patrick. Ubu Kayusi ntakiri satani wa kera. Ubu Kayusi yarakijijwe. Ibyo nahanuye byose byarasohoye. N'ibintu nahanuye Sarongo yuko agomba kugira gute kujya muri gereza kanavamo ariko aca bugufi yihana arushaho kwihana. Ubu ibyo byose byarasohoye. Nta bintu nahanuye bitasohoye. Rero bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo nicyo natangiraho ndavuga ngo umuhanuzi yemerwa ruko ibyo yavuze bisohoye. Imana yacu tugire neza. Rero nkuko waruvuze ati ngewe sindi Imana sindi na marayika ni koko nyine nibyo. Ariko nubwo ibyo byose biba biriho nshobozwa byose na Kristo Yesu umpa imbaraga. Ni wumpa amavuta. Ni wundwanirira. Nicara nca bugufi nka Dawidi burya yacaga bugufi kandi Imana ikamushima ikemera umutima we. Nanjye rero iyo ngize aho ntenguha gatoya hanyuma nca bugufi kabwira Imana ngo Mana mpa imbaraga wongera unshoboze ngahita nkomeza. Niyo mpamvu rero amavuta y'umushumba y'umukozi w'Imana ntabwo ari ayo kubahukwa. Na amavuta ahubwo tugomba
gushyigikira tukanezerwa tukishima. Rero njyewe ndacyaha umuhanuzi wese ushobora kuza akavuga ngo ibi bya Mutesi ngo n'ubutwiko ngo ntibizemera, kandi yamaze gusezerana. Tugana ku musozo, message ufite ninje mu byatambutse, message ufite uyu munsi uboneye? Message mfite ni ijambo riri muri Yesaya ibice 50 umurongo wawo wa 7, ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngakomera mu maso hanje hakamera nk'urutare. Mutesi yarakomeye, arihangana, ahura n'imijugujugu, ahura n'intambara nyinshi, ariko uyu munsi agiye gozwa amarira. Haleluya. Haya kotalaba ya shando ya sika ya sobrere, yarihanganye. Hari abantu benshi bahura n'intambara n'ibibazo bakaba basazi, bakiruka bakabajyana za Karayesi, ariko Mutesi ntawamujyanye Karayesi. Atabawe ntawamujyanye Karayesi. Bishaka kuvuga ngo imijugujugu yose bamuteye ihindutse ubusa. Imana irigaragaje kuko umwami Imana iza. Uyu ni Yesaya wahanuyira ijambo, aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Nta bimwaro bizaboneka kuri Pastor Mutesi, n'undi muntu wese uziringira Uwiteka Imana ishobora byose azabona ineza y'Imana. Abana b'abahanuzi bari kuvangirwa bavuga ngo ubukwe ngo bwa Fredina ngo ntibuzakomera na Mutesi, abo ngabo baravangiwe, ndabahugura mu izina rya Yesu. Amakaro nagiye kuribwa, inka ziribwe, uri kubyumva, inkoko nziza zigiye kuribwa mu bukwe bwa Mutesi, uri kubyumva. Hanyuma mbese ahantu bagiye kuba ikirori cya Mutesi kizabera, ibintu bizaba bisobanutse, kandi inuma z'umwuka wera nongere mbihanure zizaba zigose ubukwe bwa Fredina na Pastor mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bw'umwuka. Inuma z'umwuka wera bisobanura ngo ni mu buryo bw'umwuka, zizaba zigose n'uburinzi n'umwuka wera, uzaba ugose abantu bose babakwe, abantu bose bari mu bukwe bwa Mutesi. Ubushize rero wavuze ko hari abantu bakomeye bazataha ubwo bukwe. Uyu munsi waba duhishurira abantu bazataha ubwo bukwe, abantu bakomeye ku buryo buzaba butandukanye n'ubwo abandi. Reka nkubwise ukuri, yaba ari muri Kenya Imana izavanayo abantu baze mu bukwe bwa Mutesi, yaba ari Uganda bazavayo baze mu bukwe bwa Mutesi, yaba Tanzania bazavayo, yaba i Burundi bazavayo, ibi bihugu bya Afrika hafi ya byose hazajya havamwe abantu bagende baza mu bukwe bwa Mutesi. Ndabihanuye ko nabihanuye na kera. Hanyuma uri kubyumva, hari n'abazungu bazaza mu bukwe bwa Mutesi, uri kubyumva. Hanyuma ubukwe bwa Mutesi bugiye guhuruza abantu benshi, bugiye kubyumva. Hari n'abazamuha amakada akomeye arenze ku rwego rwo hejuru nk'iki. Uri kubyumva, tubwira ayo makado. Mutesi azahabwa kado, uri kubyumva. Inka zagomba kuzitegura rwose, inka ikado z'inka azitegure. Ikindi Mutesi yitegure kado zigiye zifunitse ariko zirimo ibintu bishashagirana nka diyama, nka diyama z'igiciro cyinshi birimo imbere. Ibyo byose azabibona, Mutesi azabibona, uri kubyumva. Kuko icyumba cya Mutesi cyo ku munsi yarongowe, ku munsi azaba yarongowe, kizaba kirimo umucyo mwinshi cyane. Icyo cyumba bazararamo bwa mbere bakorebwa ubukwe kizaba kirimo umucyo mwinshi cyane, umucyo mwinshi cyane. No kuvuga ngo tayi ya Mutesi yose aho iva ikagera izaba izengurutswe n'umwuka wera. Tayi ya Mutesi yose no kuvuga tayi, icyo bita tayi. Tayi no kuvuga no guhera ku kirenge ukagera ku mutwe uko umuntu akoze. None tayi y'umuntu, tayi ya Mutesi, Pastor Mutesi yose izabigoswe n'umucyo mwinshi muri iryo joro. None uburira zabaryamyeho n'amashuka zabarimo, no kuvuga ngo mu bageni bose babayeho ku isi, uri kubyumva, cyangwa mu gihugu, nta mugeni urigere hitinga nk'ubukwe Mutesi azaba yahitinzemo. Ibyo ndabihanuye hano. N'uburiri bwa Mutesi buzaba ari bwo bwa mbere kuruta abageni bose babayeho. N'ababandi bajya bitwa ngo ne ba Nyampinga, n'ababandi bajya bitwa ngo ne babandi bajya biyerekana kuri social media b'abakobwa ngo ba mbere mu gihugu babita babandi ba Miss Rwanda. Mutesi ubukwe bwe buzaruta ba Miss beshi. Dore ndahanuye. Kubera iki? Kuko abamarayika bamaze guterana mu ijuru. Utinyira ijambo mpanuye rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo ngakomera mu maso hanje hakamera nk'iki nk'urutare, ngo kandi nzi neza yuko ntazakorwa n'iki n'isoni. Ngundwanya wese ahaguruke twembe tuburane, nkunsindishiriza ari hafi yanjye. Bishaka kuvuga ngo Mutesi agiye gutsindishirizwa kandi agiye kuba ikimenyetso ku bari n'abategarugori beshi. Reka tugushimire cyane, urakoze. Nabyo nukubitegereza tukareba ko bizasohora. Ariko mbere ko tukurekura, tamutsa nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 0781 3
497 hanyuma 94 0781 3 497 94 Airtel ni 07 3 98 mujye muhamagara dusenge. Ikindi Imana yibutse ingumba zitabyara. Icyo cyo mbise nkibona nkimara kuvuga n'izi nimero mba ndi mu mwuka. Imana yibutse ingumba zitabyara. Imana yibutsa abagore b'abapfakazi benshi bakiri batoya. Kubw'ubu bukwe bwa Mutesi Imana igiye kwita ku bagore benshi b'abapfakazi batagira abagabo ariko bakiri bato bagiye gukora amakwe. Imana bakure mu bimwaro. Ubu bukwe bwa Mutesi bufunguye kesi y'abandi bagore bababaye benshi. Urakoze cyane. Niko Imana imbwiye. Hanyuma abakobwa bagumiwe nabo bagiye gukora amakwe bafite imyaka 45 barabuze abasore barabuze abagabo. Abo nabo Imana igiye kubahoza amarira. Abarozi n'abapfumu bagiye baruga abantu bakajya babatsirika kugira ngo inyenyeri zabo z'igiciro zitabasha kumyasa. Imana irambwiye ngo Imana ikuyeho abantu bimwaro mu izina rya Yesu. Kandi Imana ihojeje abantu amarira benshi barira. Imana bahindurira amateka kuko ari Imana ishobora byose. Imana yacu tugire neza. Iri jambo niryo nari mfite rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara ngakomera amaso yanjye akamera nk'urutare. Imana imaze abantu benshi bimwaro. Imana yacu tugire neza. Shalom. Shalom, shalom. Amen.